bitewe n'ibyo uyu mugore ngiye nabonye ko avuga kuri social media ngewe nabonye ko hari izindi mbaraga akoresha ese kutangiye gutaka umutwe Imana ishobora byose. Mana nyagasani kubabara Hehe. yesu we Komera Jackie, komera. bantu bakavuga amagambo umuntu ameze gutya Jackie abantu ni abagome kuri ino si wa mukecuru we mugwiza nimba atari wowe waroze Jackie uri kwisobanura mu biki yego ninde wabonye akora umutumirwa mu misatsi hari yashakaga imisatsi murebe imisatsi mugwiza Yego. yajyanye mu nzara ze mugwiza yahuye na Jackie bitunguranye umwuka uhita umubwira guhamagara uwo agomba guhamagara Yego. Rukundo Empire dukorana ikiganiro yarambwiye ngo yabonye mugwiza avuye hehe muri dushe ngo intoki zari zoroshye kuva yakora mu ntoki za mugwiza nta n'igiceri arigera yakira Rukundo na konte ye yarafunzwe yamuteye umwako uwitwa Jackie ntago yari azi aho agiye ababajije baramubwira ngo ni kwa mugwiza ati ahita avuga ngo kuki unzanye aha hantu akirenga amarembo uwitwa Jackie yahise aterwa ubwo basozaga ikiganiro na Rukundo Jackie yari akiri muzima yego uwitwa mugwiza yarasohotse araza akimara guhereza ibiganza Rukundo Yego. yihobezwa Jackie ariko kubera kumuhobera n'ibintu mugwiza yari yisize wa mukecuru nutagabanya guterekera kwawe ngo ugabanye kuraguza no kubesha abantu ngo urimo urabarogora ibyo bindi byawe ndongera ndabitwitse faya ejo ndi mitwika yari adasinziriye faya mugwiza faya ndakumena wa bibindi we wahembe baterekereje muri Kongo faya Jackie n'ubundi byo mugwiza yamuhaye ntago bigomba kumwica bigomba kubanza bikamurwaza nk'uku kugira ngo izina rya mugwiza rizemo yego mugwiza yarazi ko ibyo akoreye Jackie n'ubundi Jackie azamwiyambaza yego haza kwigobekamo indaya ya Yesu Yego. igenda igiye gusenga nahita itanga romarike iravuga uti nta mupfumu nta muntu wemerewe kugira ute kugera aha nuwitaba telefone ya mugwiza uzapfa ariko ejo bundi yahoze avuga ko afite ikirogora ngo ari kugitanga ariko we yakwirogoye akabona umurongora Kubaza. mugwiza irogore ureke ibintu by'ubushurashuzi nimba utanga imiti y'urukundo kuhagira abantu wayihaye ukabona ukurongora wa mukecuru ngiye mugwiza narakubwiye ngo nta dini rimbasha nta muzimu nta hembe uriya kwa mugwiza muri famiye cyangwa mu rugo nimba agira nk'izapfa nimba afite nk'umwana wubatse urugo rushobora guhita rusenyuka ubundi kariya kavandarateri kahuhaga Jackie kanamuhuha yari akamucapuje ashaka iki mugwiza reka nkubwire ubundi kikubwira ko mugwiza ariwe waroze Jackie Slim Jesus. Reka mbahereze ikaze bakunze bacu masore mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ngarukanye na Pasteur Justin umeze ute? ndashima Imana ameze neza cyane Urashima Imana meze neza cyane yego ndashima yego ejo bundi twakoranye ikiganiro kitakiriwe neza ikiganiro cyatumye abantu benshi bakwataka dukurikije akavidewo wari kutwereka turi gukora ku nkuru wari uri guhamya ko bita mugwiza ariwe waroze Jackie none undi yarozwe nande mugwiza we aza avuga ko atari we wamuroze mugwiza reka nkubwire ubundi umunyabyaha ahunga ntawe umwirukankanye yego ubundi kikubwira ko mugwiza ariwe waroze Jackie yego akamuhumanya yego nibyo yaje asubiza Yego. ko atamuroze arisobanura ibiki social media iyo bavuze umuntu ko aroga we yavuze mutesi gakeya ko ari umurangi ntabwo yabivuze kenshi yabivuze kenshi none se we kuba mvuze ngo niwe waroze Jackie nimba atari we ari kwisobanura mu biki wa mukecuru we mugwiza nimba atari we waroze Jackie uri kwisobanura mu biki ese ubundi reka nibarize mugwiza n'abiyisa abakunzi we nakabafana ko nta mukunzi agira kabiri kangaha abantu uhereye kuri televiziyo y'igihugu ukamanuka ukageza ku YouTube bufite abasabu umwe yego ninde wabonye akora umutumirwa mu misatsi
kuba yaramukoze mu musatsi yamushakaga mwiki ko bari begeranye yari yamukunze amukunda iki nk'umwana none se Mugwiza ni umutinganyi erega Mugwiza ni umutinganyi ntabwo ari umutinganyi none se yari yakunze Jacket ariko biriya gukunda umuntu usa bihuriye he no kumukoraho hari yashakaga imisatsi azakoresha yayitwaye mu nzara mucunge neza noneho ka video uri kubyumva neza murebe imisatsi Mugwiza yajyanye mu nzara ze yagiye kuyikoresha iki icyatumye Jack arwara none tongeye tugaruke rero ariko narose Jack yakize warose yakize nawe nabonye abipostinze kuri stati ko ari hafi gukira inzozi zanjye zijya zisohora gupostinga reka ko wakize wanapostinga ejo ugapfa birashoboka birashoboka na koroherwa kuba yagumya yabwira abantu ko agiye gukira yego tugaruke rero akagombye kuzaza avuga uti ndashima Imana ku burwayi bwakize ndabasha kugenda ndabasha gutambuka yego ariko kugira imbaraga ukabigaragaza si byiza uri kwereka umwanzi ikigero ugezeho wabonye akavideo wari kubyina kandi uwagukanze ntajya bintura wagukanze nijya ibintura ihora ari ingwe Jack rero kuri uyu munsi yapostinze kuri stati abwira abanyarwanda ko rwose ageze kure ati very soon ndaje ndagaruka rwose mwongere mumbone dore yanditse ati soon ndagaruka ntacyo nzaba rega niwizera umwami Yesu Kristo uzakomeza ubaho wongere ubeho urabona ayishyaho akavideo arimo aribyinira kabisa bigaragaza yuko ibintu bimeze neza ariko subwa ko sakakera nyine nakakera ubu byari byo byose nakakera ko ngako yego okay twita twinjira rero mu kiganiro twibaza uyu Mugwiza rero bivuga ko ari we ngo waroze Jack mu kwiregura ko yavuze ko nta gahunda afitanye na Jack ahubwo umuhungu bita Rukundo Empire ngo niwe wazanye ngo Jack kwa Mugwiza ngo amutumweho ngo na Mama Chance ngo muri misiyo bari bariho ngo yo kugira ngo bice misiyo zose za Mugwiza ntago Mugwiza Mama Chance amuzi ntago Mama Chance azi Mugwiza ntago amuzi yego ikindi wenda reka mvuga aka kantu buriya ikintu bita imyuka mibi yego n'abakoresha umwuka mubi bagira nicyo bita communication yego noneho iyo communication iyo iri gukonegita urugero yego aha twicaye hari kamera ikabona ikintu kidasanzwe yego ivuza akaruru iyo hano bafite imbwa yatojwe ikamenya ko imbwa imenya ko hari ikintu kiri hafi aho ngo kandi kidasanzwe yego iramoka ni ukuvuga ngo ubwo Jack yajyaga muri ruriya rugo kwa Mugwiza hari ibi byahise bikominikana na Mugwiza urugero ntago ni igisobanuro gikomeye kubwira abantu ko imyuka mibi itangana amapasi umwuka mubi wa Mugwiza watanze pase inde abantu bafite karande z'ubusambanyi yego bashobora guhura muri bisi bakayisohokamo bakajya gusambana kandi umwe yinjiyemo umwe yagiriyemo Sonatibe undi yari yagiriyemo Kicukiro bakaza guhura bagasambana bahuye ako kanya kuko karande niyo myuka isi bakonegite nuko ngo rero na Mugwiza yahuye na Jack bitunguranye ni ukuvuga ngo Mugwiza yahuye na Jack bitunguranye mu yandi magambo hari umwuka wabwiye Rukundo hari ibyabanje Rukundo abura location yego baracuranga umwuka uhita umubwira guhamagara uwo agomba guhamagara yego kuko rero byari konegite we yagombaga guhamagara agombaga kuba yageze kwa Mugwiza ariko ndi kuganira n'abantu bafite IQ iri hejuru hanyuma rero mu kuvuga ngo kuko kwa Mugwiza nta yandi macano yigeze ahakorera ikiganiro nta yandi ariko uratekereza ukuntu Mugwiza yego yese abaza ngo kuko ntago uyu muntu wahamagaye uyu Rukundo yahamagaye kamuga uti ntaho wandangira uti ngwino kwa Mugwiza niho ndi
kandi birakomeye cyane ntabwo yari kwinjira kwa Mugwiza uwo muntu atatanze raporo y'umuntu ugiye kugira ute kuhaza yego uretse gatoya urugero rwa hafi hano turi wenda nta muntu uhaza sibyo yego ariko ubu ntabwo tuzi ntabwo najya kuzana umuntu hano ntabwo tuzi kominikasiyo iba yabaye icyo nzi cy'umuntu wa hano aba bizi neza abantu bari buze yego ndetse kandi n'undi wenda uba ugiye kuza hari ukuntu ubanza ukavuga uti na runaka agiye kugira ute kuza noneho rero uyu wari uri kwa Mugwiza yabwiye Mugwiza uti hari umuntu ugiye kuza gukorera aha witwa Rukundo inde impaye aha communication umva ninde aje gukoresha ni Jackie wuhe w'i Rwanda bareke ahita muri dushe bareke bazi Rukundo Empire dukorana ikiganiro yarambwiye ngo yabonye Mugwiza avuye hehe muri dushe ndamubaze se yari yambaye ubusa yaragize ute arambwira uti se ngo intoki zari zoroshye kuva yakora mu ntoki za Mugwiza nta n'igiceri arigera yakira Rukundo na konte yarafunzwe yamuteye umwako Veruse kujyana akagenda n'amaguru ya konte yakoze kumwe bizera konte akoze no kugura amayinite bisigaye byaho ntibikubyemera ibi ndagira ngo mubikure mu cyo bita gutebya tureke ibyo gutebya ntabwo nge ndi gutebya amwe mu makuru uretse gatoya uwitwa Jackie ntabwo yari azi ahagiye we baramurangiye yego ageze ahantu ababajije baramubwira ngo ni kwa Mugwiza ahita avuga ngo kucyunzanya aha hantu uri kubyumva ushaka gusubirayo akirenga amarembo uwitwa Jackie yahise aterwa mu gihe bano bari bazi ko noneho buretse gatoya abantu bakuremo urujijo bamwe bariregura akavuga ngo Jackie ngo yari amaze iminsi atameze neza nuko ngo umukozi wiruka watumwe yumva neza bwo umujasi ngo uvuga ibintu Mugwiza amaje kumenya ko Jackie agiye kuza amaje kumenya ko usohotse ugiye kuzana icyo kunywa ngwino usobanure wabinyujije ku kihe giti kiri kwa Mugwiza cyangwa se wakoze ku ruhe rurabo ruri kwa Mugwiza ndi kwibaza rero ngo uyu Rukundo ngo banza wumve yego uwo mujasa akimara kuzana byeri na fanta byaba Jackie yari akiri muzima yego ubwo basozaga ikiganiro na Rukundo Jackie yari akiri muzima yego uwitwa Mugwiza yarasohotse araza akimara guhereza ibiganza Rukundo yihobezwa Jackie amuhobeye bigenda bite amaje kumuhobera amusaba ikiganiro kandi ubundi mu mibereho ya Jackie urumva amusabye ikiganiro ngo ari kumureba buretse mu mibereho ya Jackie kambwiza abantu kuri ntago ashobora kuguha ikiganiro mutaraye mugipanganye utamuhamagaye ataje kubera wowe yego nuva ngo mu mibereho ye ntago yagombaga kuguha ikiganiro ariko kubera kumuhobera n'ibintu Mugwiza yari yisize wa mukecuru nutagabanya guterekera kwawe ngo ugabanye kuraguza no kubesha abantu ngo urimo urabarogora Imana irakuziye ibyo bindi byawe ndongenda bitwitse fire ejo ndi mitwika yaradasinziriye fire Mugwiza ejo bundi yaravuze ngo baraye bamushika reka nongeraho fire ndakumena wabibindi we wahembe baterekereje muri Kongo fire arahungabanye barahiye ahantu akibyumva barahiye aratokombe asa bati kira naga ari igipasiteri n'ikibeshye yes ngo naga ari igipasiteri Esa avuga uti wowe nturi igipasiteri kuko yabonye ntago ndi nk'abapasiteri asanzwe ahura nabo kuko umwuka mbamo n'uwabamo birahabanye shara umukobwa nabonye ejo akoresheje ikiganiro uriya mukobwa nawe se yamuzanye ngo amusimbuze ari wagira igitambo cya Jackie Mugwiza icyo yashakaga yakigezeho icya mbere ni popira yego y'abantu icya kabiri ni utuviyuzi no kujyana inyenyeri ya Jackie
yo gukunda. ariko ngo amwe mu makuru ahari ngo Rukundo ngo ubwo yahamagaraga uriya munyamakuru amubaza ngo waza ngakorera aho ngaho ngo yari ari loudspeaker ngo ahita amubwira ati ngo reka manze mvugishe Mugwiza mubwire. Aho icyo gihe ngo akimara kubimubwira rero ngo nibwo yahise avuga aramubwira ati genda ngo umubwire ngo aze. Noneho ngo uriya mutipe ngo rero ikintu yagisigaye abona ngo abonye Mugwiza ngo akimara kubona ko Jackie agiye kuza ngo ibyo yaragiye gukora kuko icyo gihe ngo yari agiye kujya mu mujyi ngo ahita bireka. Kandi nakubwiye icyo bita connect. Yese amenya ko umuntu aje agomba kumukoramo akazi. Hanyuma rero banza wumve. Jackie n'ubundi byo Mugwiza yamuhaye ntago bigomba kumwica. Bigomba kumugira iki? Bigomba kubanza bikamurwaza nk'uku kugira ngo izina rya Mugwiza rizemo. Yego. Hanyuma yikururira abantu avuga ko arogora. Yashaka ko noneho yaje gutegwamo n'umutego ukomeye. Yarazi ko Mugwiza yarazi ko ibyo akoreye Jackie n'ubundi Jackie azamwiyambaza. Yego. Haza kwigobekamo indaya ya Yesu. Indaya ya Yesu. Iyi ndaya ya Yesu yigobetsemo yitwa Mama Chance. Yigobetsemo igenda igiye gusenga. Nayo itanga romarike iravuga uti nta mupfumu nta muntu wemere kugira ute kugera aha n'uwitaba telefone ya Mugwiza uzapfa. Jackie Mugwiza yamuhamagara akibuka ibyo indaya ya Yesu yamubwiye. Bituma atabikora. Umuti wa Mugwiza ubujemo ubuzizi. Yego. Kandi yashaka ko bizagaragara ko Jackie yarwaye akamurogora. Noneho Jackie akazagaruka avuga ngo wibuke ko mu kiganiro bakoranye Jackie yamubwira guti wewe uri umurozi. Aravuga ngo rega unagenze nabi naguhitana da. Mugwiza ntiyabyivugiye. Ariko ejo bundi yahoze avuga ko afite ikirogora ngo ari kugitanga ngo abantu ari hafi ya Jackie ngo bamubwire. Ariko we yakwirogoye akabona umurongora. Akareka ibintu byo gushurashuza. Ese ubu yararozwe no kubaza. Mugwiza irogore ureka ibintu by'ubushurashuza. Ngo irogora abona umurongora yaramubuze se. None ari hehe? Abayo kuriya gusa. Yego. Oya. Nimba utanga imiti y'urukundo kuhagira abantu wayihaye ukabona ukurongora wa mukecuru. Ibyo bintu uza kubesha abanyarwanda ngo urarogora banza wirogore. Ari jya bari amahitamo ye kuba. Amahitamo ye gute? Ashaka kuba wenyine. Agakora mu misatsi ya Jackie ashaka iki? Ngiye Mugwiza narakubwiye ngo ubundi ubanza ukabaza amateka nta gini rimbasha nta muzimu nta hembe nta ki. Kandi nawe hari igihe wazarwara ugakeneye kirogora cye ushatse avuga cya Mugwiza se Yesu yagiye. None ko arimo arashaka kuvura byananiye bande ariko aramuvura amukuye he? Ahubwo nibyo witaga imiti yawe by'ubukonikoni byabaye expired. Byabaye nka Mose agera kwa Farawo bagakora inzoka nawe akayikora noneho higatoragura utwo kwa Farawo twose katurya katumara. Hagarara hamwe rero ushye nubundi rega nta utagira iherezo nayo byagize iherezo. Tujye kwita twibaza rero ejo bundi ubwo buryohe n'umuryango we bajyaga gusura Jackie bagataha uwo bita Mugwiza yahamagaye Buryohe mu bwoba bwinshi ngo arangije aramuvugisha ate ko mwagiye gusura Jackie bimeze bite? Ese Jackie ko mu muri hafi mwaretse nkabahereza umuti mukamuhereza agakira. Ubwo uwo bita Buryohe anagerageza no kumuganiriza ariko noneho anamubwira ko nyine ngo ikibazo Jackie atari gukira. Ari Mugwiza ubwira Buryohe aramubwira ati ngo ikibazo Jackie impamvu atari gukira ngo nuko ari mudamu Mama Chance ngo muri hafi. Urumva none uwo bita Buryohe ahita ngo se nuriya winda ya Yesu ngo nubundi yahageze tugihari rwose. Ibyo bintu byo gushaka kumukura iruhande ntago ari byo kuko none niwe umuntu uri kumufasha n'uri kumusengera n'ibiki. Uwo bita Mugwiza leta afata kano gace agasohoye mu kiganiro ibintu byabaje Buryohe cyane kuba yasohoye amajwi yiwe avuga ko nyine ari gutanga ko ari kuvuga ko uriya ndaya ya Yesu ngo yari yahamusanze. Urabona ariye mpamvu rero Mama Chance
Mugwiza yaba ari gushaka kuzana buryohe muri iyi diru kugira ngo bumvikanishe ko n'ubundi Mama Chance adakenewe mu bantu n'inshuti za hafi za Jackie. Mama Chance ari kubangamira ibizimu bya Mugwiza. Rero ari gushaka buryo ki avaho kugira ngo ya diru nakubwiye igaragaze ko ntacyo bitwaye ko Mugwiza ari we wavuye nde Jackie. Nuko ngo ikintu gihari impamvu Jackie atari gukira, impamvu Jackie atari gukira nuko Mugwiza wakeneye yuko ari ugenda agakora ibyo agomba gukora kugira ngo Jackie byitirirwe ko yahise ahaguruka. none ubu ngo niyo mpamvu arimo ararwa we nuko ngo ari mu ntambara na Mama Chance ari babi. Ni ukuvuga ngo noneho kwitwaza buryohe ni umuntu ufite izina ahubwo buryohe acunge neza no kwitaba Mugwiza buri inyenyeri ye nawe yatwawe. Arukundo yarahamagawe, ubu buryohe inyenyeri yawe yajyanwe, ubu byarangiye ririya jwi ko atashyizemo irye ko atarishyizemo. ikindi cya kabiri buriya buryohe ahantu Mugwiza yashakaga kumwangiza kugira ngo nawe atware iyo clientele kuko urumva ibya Jackie byarangije kumuferingana ariko aragira ngo ahite yumvikanisha isi yose ko buryohe ari umunyamafuti, ko ari umuzimuzi, ko ari umunyamazimu. ni gute umugabo ava ahantu akajya kuganira n'umukecuru? Ni ikibazo. ni ukuvuga ngo aragira ngo amutere muri ubwo buryo noneho buryohe aze yisobanure cyangwa buryohe wenda avuga uti ndakujyana muri ribu noneho Mugwiza ahite yicara uti ibi ni wabyivugiye ko Mama Chance aba ari ubuhari umugore indaya ya Yesu ibintu nk'ibyo kugira ngo buryohe wahite yandagara ahubwo buryohe we nafumyemo yicecekere umuti ibyo bashaka kumutwara birahita bigaruka. Hanyuma rero naho buriya dore ikimenyetso uzamenya yuko ijwi rya buryohe barirogesheje. Ntago mbivugiye aha ariko ubundi kuki nkunda kubabwira ibintu narababwiye ngo Mutesi akinywesha amata Gerard akamuha inkoni akamwambika ingofero akamuhindura igihwinini. narababwiye ngo mu gihe gito cyane Mutesi areta ashaka umugabo. Ntago mwabibonesheje amaso yanyu byarabaye. Ese kuki ubundi mutumva ibyo mba nababwiye? Hanyuma rero uyu Mugwiza kugira ngo abantu bamurwanye areke kugumya kuroga Jackie biraza kugenda bite? Ntibamurwanye, imbaraga ze zarashize zo kukuroga Jackie. Byarangiye ibyo yashakaga byaranze n'iminsi yaramurenganye kandi bidayimoni buriya bikorera ku minsi. Iyo imbaraga zibarushije ntago bashobora gupfa. Hoya nuvuga ngo bo baba barangiye ahubwo baragenda buriya kwa Mugwiza muri famiye cyangwa mu rugo nimba agira nk'izapfa nimba afite nk'umwana wubatse urugo rushobora guhita rusenyuka nyine bya bintu bitabigenda bikihorera. Nabonye kuri YouTube hatanye kugira views 300 nk'izo kwa Rukundo Empire. Hoya views zo nuko yavuze ngo sindi igipasiteri. Nawe cyane wese uyigezayo. Hoya nose ntabizi. Ubu ngubu Mugwiza arasabwa kugaruka agakora ikiganiro gisaba imbabazi kuba yaraguharabitse. Njyewe nta mugore wo hanze nateye inda nta n'uwo ndasambanye. Yego. Ikindi mfite umugore umwe witwa Jeanne Mukashema. Hako na Mugwiza nawe umugabo wo hanze cyangwa na mugabo arazana muri ibyo ngibyo. Ibyo nakubwiye ntabyo wumvishe. Ntabwo nabyumvishe. Nakubwiye ko yirogore abona uwo babana aho kurogora abandi. Ikindi kindi njyewe nditunze ndi umunyarwanda nta mwana wanjye utiga. Yego. Urumva nkora umuganda ntanga mituweli nzitangira n'abandi. Iriya nyecuru rero kuza hano ikavuga ngo sindi pasiteri nta n'uruhare yagize mu kunyimika. Rero yarimagiye yibagiwe ko inyama yangirura. Ibisubizo isazongera kuzikura nareba aho najugunye ikaze ubwo nyine nawe yahise ajyayo. Ubundi njye biragoranye nyine kuko narakubwiye ku manywa nkora YouTube ninjoro ngasenga. Iyo nakoze YouTube rero iyo nasenze ku manywa ninjoro nibwo nkora YouTube. Nkuba amatara ndiho burije ubwo rero bumva icyo nakoze ku manywa nasenze. Rero ibiterekerano n'ibinyabingi abantu bibisha ibitsina byabo. Ubundi hari abantu bibisha Bibiliya hari n'abibisha ibitsina byabo. Ese kuki bavuga bibisha Bibiliya ntibavuge n'abibisha ibitsina byabo?
hanyuma se Justin ntago ujya utekereza wenda cyangwa ngo ugire ubwoba ku bintu waba waravuze kuri Mugwiza mu gihe we abifata nko kumuharabika nka kuriya kariya kavidewo n'ibiki byose uzana ibimenyetso ariko azavuga uko none se sibo babyikoreye sibo nose njye nigeze mbwira Mugwiza ngo kora mu mutwe wa Jackie ubundi kariya kavandarateri kahuhaga Jackie kanakanamuhuha yari akamucapuje ashaka iki ubu se Mugwiza nikimara ntabwo yumvaga kuri ari vandarateri ntabwo yabyumvaga nose nimba yarabyumvaga ni iyihe mpamvu ashobora kujya gukora umuntu mu mutwe kumufata mu bitugu nyine arimo amukoreraho ibintu ngo ari kuri mwi ngo ariko ngo ndanagukunda undi nawe bari kumugira ute bari kumutembana ikuzimu undi bari kumuhuhera undi bari kumubwira abakuru kambaho urugero Mugwiza ajya avuga ngo ntumira abantu bakaza bakicara hano bakagira ute ngo bakota bakagira ute ngo bakota ngo bakamedita nyakumeditwa we umuntu ujya ngo bakamedita my friend tekereza nyine bari kumedita iki ibyuka by'abadayimoni ngo bakamedita nose aho ni muri piscine ni muri sauna ubwo na Jack yari kumeditisha yego nyine yari arimo aramumeditisha ngo yabanje kumurogera mu nzoga yari ari kunywa ngo arabanza ngo arayitongera si imyuka se bahuha si imyuka bahuha ni imyuka rero nimvuga ibintu abantu baba bivugiye nje nimukantera amabuye yego hanyuma rero tugaruke kuri uyu nguyu Mama Chance nawe uri kuba yasengera Jackie nawe hari ibintu akora ubu cyangwa ibyo avuga kumva nago bijyanye iyo aje akakubwira ngo aratwite ngo azabyara imange enye ngo reko ngo yakanira gushaka kuvamo ariko arangiza akahita akavuga wo bita Apotre Rutayisire harya Rutayisire na Apotre buriya Antoine Rutayisire Bishop oya ni ntuzi na Antoine Rutayisire na Antoine Rutayisire Dr Antoine Rutayisire ntabwo ari pasiteri ntabwo ari bishop oya ni umushumba ati njyewe na inda zanjye inda yanjye nwite umwana kane yari igiye kuvamo ariko negereye Dr Antoine Rutayisire nagiye ku bitaro byiwe ngo niwe uri muramvura uri gutuma umwana wa kane ngo amera neza mu nda Antoine Rutayisire yahamagaye Mama Chance yego mu kumuhamagara amubwira ko ibintu ari gukora bitemewe yaba mu buryo bwa teoloji yaba no mu buryo nyine busanzwe uko abantu babibona yego ndetse by'umwihariko Bibiliya ibivugaho iki urumva yego rero uko nguko yavuze ubwo asanga Mama Chance ari kubona ko hari amakosa yakoreye hehe mu magambo yagiye agira ute avuga akaba ariyo mpamvu buriya hari ibintu yagiye agira ute yagiye areka yego urumva ntekereza ko mu kiganiro mwakoranye ntaho yongeye kwanzura ko ari indaya yavuze ko atari indaya uri kubyumva uvuga ngo rero Rutayisire aba yamucyashye hanyuma rero hari abantu baza hano baje gutwika no gukabya yego ariko Dr Bitse yari murangira yavuze ngo ari igihe bizajya birangira bitwitse hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego umugabo umwe yafashe umwavoka ajya kurega Yesu yego amurega ko yego urumva amurega ko Imana ngo yateye inda Mariya igahohotera Yosefu uri kubyumva ibyo bintu yego ariko yaje gutsindwa yego yego twikomereze urumva ariko mana we urumva aje gutsindwa ruva rero Mama Chance nawe twikomereze Mama Chance uzi ukuntu agomba kureka ibi bintu agakora nk'ikiganiro kimwe ngira inama Mama Chance yere itangazamakuru kubona ariho yego ngo bimuhe power yego sinzi nimba ibyo mvuze ubyumvisha ndi kubyumva cyane nakora ikiganiro asaba abantu imbabazi asaba imbabazi yego yego ziki imbabazi ziki imbabazi agomba gusaba ntago Yesu ari indaya yego icyo tugishyiraho kereye yaba ari ubutumwa ushaka gutambutsa yaba ari uko ugomba kuvuga ntago Yesu ari indaya ariko yamuteye inda
ubundi hari abantu batagererana bamutenda ngo atamusabye hari abantu batajya batangaho ingero harimo umukuru w'igihugu harimo umwami urumva harimo n'Imana. yego iyo umuntu se akoze ikibazo avuze nabi nka Yesu aregwa Yesu rero we afite ukuntu yiyeranje ariyeranje urashobora kujya kumva nka amashansi arwaye ibibyimba byo mu nda abantu bahita bavuga ngo ni ibizimu bimuteye. nyine ikindi kintu agomba kwirinda impamvu bimubwiye iyo abantu barenze nyine barenze ubwinshi yego bagenda bavuga ngo warasaze warasaze uzi ko birangira usaze se amashansi ashobora gusara yego aya duse nk'ababivaho mubaze ikibazo cya nyuma gisoza iki kiganiro. Uwo bita Mugwiza yavuze ko ngo agiye kukujyana muri RIB, witeguye kwitaba RIB? ejo uzahamagare Murangira azakubwira inshuro ngiye kuri RIB. RIB nyitaba buri gihe. Hanyuma rero Murangira ngo agiye kukurega muri RIB. Murangira se? No, sorry. Mugwiza ngo agiye kukurega muri RIB. Njyewe ntuye mu murenge wa Gacurabwenge. Ubwo akarere kacu ni aka Kamonyi. Azatege agere ku karere bamuyobore aho RIB ikorera. Aza kurege. Hanyuma azandege nanjye RIB mfite umuyobozi w'isibo aranzi mudugudu aranzi n'uw'akagara aranzi komfukasiyo izangeraho. Yego. Hanyuma nzitaba. Uzitaba? Yego. Kubera guharabika kandi amazina yanjye ni Hakizimana. Kubera guharabika Chano yanjye ni ukuri nyako. Ndi Hakizimana wa Hazabimana. Ubwo simuhaye umwirondoro. Ntuye mu murenge wa Gacurabwenge. Yego. Rero Mugwiza nashaka kundega. Simuyoboye ahazandega. Yego. Azanabaze Pastor Claude uko yaraje kundega yageze mu nkoto nawe. Agiye kundega. Byagenze bite? Amamagaye bahita bamubwira uti urakurwaho 20 ku munota. Iyo nimero iri hanze y'igihugu. Urumva? Ubwo rero Mugwiza nawe urumva? Yego. Azatebuke. Kubera yuko nge ntago ntinya kuba Mugwiza yandega mugihe namurenganyije. Nagenda yanyereka ukuntu namurenganyije nasanga ari byo nkiyunga nawe. We kwa kwisige pastor ntago wamunjyana RIB? Ntago amurega. Jewe ntago yego turi mu kiganiro man. Yego twikomereze. Urumva? Tunasoza. Ikintu cya mbere. Yego. Uzi impamvu ntakwanga ko Mugwiza, nge impamvu ntarega Mugwiza. Ntago umwuka w'Imana ukorana n'umwuka wa kirangi. Kunyita ikipasteri anyise umupasteri yarara kubitwa inkoni 100. Kubera iki? Ngaho noneho Mugwiza navuga Yesu atamwise jambo. Ngaho mu kiganiro naze kuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Arebe ko aramara amisi 3 adakora ikiganiro kubera kubyimba amatwi. Abazimu baramukubita bamutature. Ariko kubwire ngo Yesu ni jambo. Ora ntago yemere kuvuga ngo Yesu. We navuga ngo Yesu ni umwana w'Imana byonyine. Ibyo bintu byonyine. Byonyine kuri kamera. Arebe ngo amatwi arabyimba. Leta byemeza ko atarose Jackie. Hoya nabivuge nyine. Navuge ngo Yesu uri umwana w'Imana pe. Ndakwemera. Arebe ukuntu baramuziba amatwi amatama. Ntago ari bugaruke hanga kuri kamera. Amaginiye. Barange baramujwibura. Azayaguteza rero kubera ko kumuvuga nabi cyane. Inde Mugwiza. Ngese abo ntago ibyo binze. Reka biza abatuye mu bwami bwabyo. Abamugwiza na ba Claude. So reka dusoze rero, reka ngushimire wakoze nyakubahwa Pasteur Justin.